umuziki ari muri Uganda ariko nimwe basura kunze kuvugisha benshi bitewe n'uburyo yinjiye mu muziki ahangana cyane n'abakuru be cyangwa se basanze mu muziki. Ataye muri yombi kubera iki bihagaze bite byose twigarukaho cyane. Umwisi yashimwe mwabonye ko yagiye hakana kenshi avuga ko abamushinja kwica umubyinnyi witwa ngo Top Tensa ari ibinyoma akomeje kumushira kugira ngo akunde afungwe cyangwa se atabwe muri yombi. Ariko uyu munsi yazumaze gutabwa muri yombi bihagaze bite twikubwira cyane. Hanyuma ku munsi w'ejo hari inkuru mwatubajiganye n'abantu bahawe akazi muri ino shampiyona y'isi y'amagare yaberaga mu Rwanda mu cyumweru cyashize babita ngo ni baganza cyangwa se ino mascot yitwa Ganza. Bo ngara amakosa bakoze byagenze bite n'icyo bakoze n'icyo batagomba gukora kontra yabundi yavugaga iki. Yabonye ko nakoze n'ibiganiro bikarangira bizibye cyo twigarukaho cyane turebera hamwe ko byagiye bigenda so sinya kontra ntabwo uri bazi byari byo bihagaze bite byose twikuranga mu kiganiro. Hanyuma uyu munsi nanone turi buze kugaruka hari indirimbo Diamond Platnumz yasohoye ku munsi w'ejo misi mikishize yise Musumari. Indirimbo ihatse iki irimo iki hanyuma nabakoze kwibaza se ko asohoye indirimbo ye ku giti cye nyamara ari collabo tumaze amezi menshi dutegereje mvuze menshi ubwo yarenga birahari menshi ibyo bihagaze biti zari zasohoka nyatangiye gusohora ize twatumaze iminsi ari muri collabo nyinshi cyane tuvuga tuti okay muri collabo reka banze zirangize ubudaza n'indi tubone kubona iya Bruce ariko ngamaze gusora yitwa Musumari niye wenyine byagaze biti zo kwiganiro cyane. Ese Bruce yafata risk ko hasora indirimbo wenyine atagani na Diamond ngo bari ko akora promotion yayo. Ese undi ngo akamutegereza tuzikwiganiro cyane mutangiye ibitekerezo byanyu munyiza ahantu atandukanye duhurira. Hanyuma nanone muri iki kiganiro tubuze kwakira umuvandimwe yitwa DC Crema twabanye mu kiganiro kuva cyatangira kuzigeza n'uyu munsi nabwo arahari cyane tuzako mwakira mu iki kiganiro mwaze mubibona tubishyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nahagira cyangwa se ni mu mwanya wo kumwakira n'urugendo ndazo kumwakira cyane ubwo niba mufite ibyo mubaza nabyo mbishyire hafi. Mu nkuru zo hanze y'Afrika tuze kugaruka kwitwa Tyrese Gibson uyu ngore mashakishwa na polisi hano mu mujyi wa Atlanta bitewe nuko ngimbwa ze zikomeje kubangamira abaturanyi be hano mu Rwanda. Mwabonye ko nta mbwa yemerewe kugenda cyangwa se kugendagenda ku muhanda cyangwa se muri Rwanda itari kumwe na nyirayo. Urumva ko atari mu Rwanda gusa rero uyu nguyu Tyrese arimo gushakishwa na polisi kugira ngo barebe twamuhaye gasopo kumubwira ati imbwa zawe zikomeje kubangamira abaturanyi ziteho zigomba gusohoka ziri kumwe ncungira umutekano. Byose kugaruka ku bijyanye na Spotify yagaragaje ko witwa Burna Boy ari we muhanzi wa kabiri muri Afrika umaze kugira streams cyangwa se gucuranga inshuro zigera kuri miliyari 9 nyuma y'uwitwa Wizkid umaze kugira miliyari 9 na miliyoni 600. Niyo bahanzi babiri gusa muri Afrika bamaze kugira kuri izo streams nyamara abandi bo bamaze kuzirenga cyane. Afrika nyine ntabwo turamenyera ibijyanye na streams ntabwo turamenyera cyane ariko nyuma ko biragenda bifata indi ntera n'indirimbo zose afite ziri kuri urwo rubuga cyangwa se yagaragayemo kuko uri kuri indirimbo uko bibara kuri Spotify yo kuri indirimbo n'umuhanzi runaka babasharinga za streams zose mufite bazibasharinga mwese mukazigira uruhare cyane ko n'amafaranga yinjira kuri izo streams murayagabana bitewe n'ibyo mwashize muri control yanyu. Reka mbahereze ikaze nitwa Venker ndi kumwe na Emmy Ikinege yamaze kugira amahanga muri studios za 98 n'ibice 7 kuri Siwa FM. Mambo vipi brother? Umeze neza? Freshelle. Izuba ntago ryakugezeho? Izuba se